umwami Mutara wa kabiri Rwogera n'umwamikazi Murorunkwere Imana y'u Rwanda ibaha umugisha maze babyarira u Rwanda rugari rwa Gasabo umwana w'umuhungu bamwita Sezisoni. Mu mabyiruka ye abyirukana ubutwari budasanzwe, we n'izo ngabo ze bagaragaza ubushake bwo gutunga inka, ariko igitangaje zari zibumbye mu byondo. Ise ndetse n'abasirikare bakuru b'ubwami bagatungurwa n'ibikorwa by'uwo mwana muto, maze se amubwira ko akwiye gushaka inka za nyazo akava ku nka zibumbye. Kubera ubutwari yavukanye afatanyije n'ingabo ze yari yaritoreye, babyirukanye barafatanya bajya kunyaga inka za se, uhera ubwo batunga inka za nyazo. Ese ko yavutse yitwa Sezisoni kandi tukaba nta mwami wategetse u Rwanda witwaga atyo, byagenze bite ngo ahindure izina ave kuri Sezisoni? Ese imitegekere ye yagenze ite? Yatanze ati: guhaye ikaze ku Ndongozi TV aho uri hose, by'umwihariko mu gace k'amateka y'u Rwanda rwo hambere. Nitwa Nkurunziza Jean Baptiste. Ikaze aho uri hose maze turusheho gusobanukirwa amateka n'ibigwi by'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Kigeli wa kane Rwabugiri yari mwene Mutara wa kabiri Rwogera na Murorunkwere. Yimye ngoma mu mwaka w'1853, ategeka u Rwanda kugeza mu mwaka w'1895. ubwo yavukaga yitwaga Sezisoni, ariko izina rya Rwabugiri aza kuryambura mwene Gaceyeye umwene Gitore, akaba yari muramu we ko yari yararongoye umukobwa wa Mutara wa kabiri. Izina Rwabugiri rikaba izina risobanura nyir'ububasha, naho ubugiri bigasobanura ububasha. Uyu mwami akaba yararyatse uwo mugabo kubera ko yari igihangange cyane, bikongeraho ko yumvaga ko nta wundi ukwiye kwitwa iryo zina, ahera ko amwita Rwakageyo riramuhama. Hakaba undi mugabo witwaga Rwabugiri mwene Nyarwaya Nyamutezi, nawe abona ko atagomba kwitiranwa n'umwami, niko kurimwambura ahera ko amwita Nyamahe. Nyuma y'umuganura wo muri Kamena 1853, umwami Mutara wa kabiri Rwogera yaratanze ari byo gupfa ku mwami, ariko akaba yari yarabujije abiru kuzamenyesha umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi urupfu rwe, kuko yari yaranze kunywa kandi atagomba gusigara nyuma yo gutanga k'umwami. Kwibutsa ko gusomesha ari umuhango w'ubwiru wo guha amata aroze umugabekazi mu gihe umwami yatanze, ko byaziraga ko mu gihugu haba abagabekazi babiri. Mutara amaze gutanga niko Rwakagara musaza w'umugabekazi yamusomesheje amata menshi cyane abaramwishe. Iyi ngoma ya Mutara niyo yarangije igikorwa cyateguwe cyo gutsinda Igisaka. Igihugu byari bihanganye, ariko u Rwanda rwatakaje ikirwa cy'Ijwi bitewe n'uko ubwo abanyejwi bari bamuzaniye amakoro nk'uko babigenzaga buri mwaka, yarayanze ategeka ko bayasubizayo, kuko inzuzi zasanze umwami adakwiye kwakira ayo makoro kandi agiye gutanga. Ijwi kuva ubwo ryahise ryigomeka, rivuga ko nta mpamvu yo kwibuka kuko ritamenye icyihishe inyuma yabyo. Ingoma yakurikiyeho yahuye n'ingorane zo gutakaza abantu benshi mu ntambara yo kwigarurira Ijwi. Aha mbwira iby'igitero cya mbere cy'Ijwi ndetse n'igitero cya kabiri cyo kwijwi. Ntiwaza gusobanukirwa ibyo ndi bukubwire haruguru nabanje kugucira ku mayange uwitwa Nkoronko. Uyu mugabo Nkoronko yari murumuna w'umwami Mutara wa kabiri Rwogera, ariko yari akomeye cyane kurusha umwami. Nk'uko byari akamenyero, hagati yo gutanga k'umwami no kwimika undi hanyuragamo iminsi ine. Abiru babiri niko gutumira Nkoronko bati: umwami yari mukuru wawe, none tubwire uwo yasize avuze ko azazungura ingoma. Ariko ubwo bagira ngo bamugushe mu mutego kuzatangwa n'umwami uzakurikiraho. Undi niko kubabwira ati: yasize avuze ko azazungurwa na Nyamwesa. Ubwo babiru babiri bashakaga ko abiru bose baba abagabo b'amagambo ya Nkoronko. Abiru bose bati: ntacyo twakongera ku magambo ye, bahera ko batumira Sezisoni na nyina byihutirwa. Aha abiru batinyaga ko hashobora kubaho intambara mu gihugu yo kurwanira ubutegetsi, kuko Nkoronko yari umuntu ukomeye, biza no gukubitiraho ko yari yameneye akabanga Nyamwesa kari ugomba kuba umwami, kandi yari ku ruhande rwe. Ibi byose byatumye abiru bateguza ingabo zikomeye, bakeka ko hashobora kuba intambara. Abatware b'ingabo bari bashyizwe imbere ni Nyirimigabo ya Marara, se wa Ndoro watwaraga Intaganzwa, ndetse na Nyantaba ya Nyarwaya Nyamutezi, umwuzukuru wa Nyiramuhanda wari umutware w'izitwaga Inyaruguru. Iminsi nishize igikomangoma Nkoronko yaratangaye ndetse biramurakaza ubwo yabonaga bazanye ikimasa cy'umukara gito, kuko Sezisoni nawe yari umwana ugihagatiye. Icyo kimasa cyari icyo gukuraho uruhu rugakurwamo umwambaro bitaga umugangu, wagombaga kwimikwa akarwambara mu izina ry'Abanyarwanda bose, kandi inyama zacyo zikaribwaho n'abaje muri uwo muhango, izisigaye zigatabwa kure, mbese nk'awa muhango wa Pasika y'Abanyayisiraheli. Nkoronko niko kubabaza igituma bazanye ikimasa gito kandi umwami ari umugabo ukuze. Abiru bamubwira ko atabisobanukirwa,
kandi ko bitamureba. Nkoronko yahise agira ubwoba abura aho arigitira abonye Sezisoni atambuka imbere y'abantu yambaye umugangu. Yahise yibuka uruhare yagiye agira mu byari bimaze iminsi biba, amenya ko yashutswe, niko kumenya ko ibye byarangiye. Nyamwesa wari wabwiwe na Nkoronko ko ari we uza kwimikwa, abonye ko himitswe Sezisoni yahise ahunga yambuka Akanyaru ahungira i Burundi. Ariko Nkoronko abonye ko umugore we Murorunkwere ari we ubaye umugabekazi, yizera ko ntacyo yazamutwara. Ese imitegekere y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri iteye ite? Rwabugiri amaze kuba ingimbi, abiru bibwiye ko nta mwami ubaho adafite umugore, niko kumushakira. Baragurije abakobwa b'abakonokazi kuko aribo bagombaga gukomeza kuba abagabekazi. Inzuzi ziba zirirabura habura n'umwe. Babonye habuze umukobwa, bahisemo kuraguriza abagore. Inzuzi zerera Nyiraburunga wari umugore wa Gacinya ka Rwabika wa Gahindiro, wari utuye i Gasave hafi ya Kagugu ho mu mujyi wa Kigali. Uwo mugore yari afite abana batatu aribo Rutarindwa, Karara na Baryinyonza, abatahana kwa Rwabugiri kugira ngo bijijishe hatazagira umenya ko Nyiraburunga ari we uzaba umugabekazi w'ubutaha. Abiru bashyingiye abandi barumuna ba Nyiraburunga babiri aribo Nyiramarura wari ukiri umukobwa na Nyiramparaye wari wararongowe na Ruhanga rwa Muvunyi, bafitanye umwana witwa Muhigirwa. Abo bana bose uko ari bane, batatu ba Nyiraburunga n'umwe wa Nyiramparaye bazanywe kwa Rwabugiri bitwa abana be nk'uko umuco wari umeze. Abo bagore bose bari bene Nzirumbanje musaza w'umugabekazi Murorunkwere, ni ukuvuga ko bari babyara ba Rwabugiri. Turetse ikosa Nkoronko yakoze mu iyimikwa rya Sezisoni, yongeyeho icyaha gikomeye cyo kubeshyera umugabekazi ko yatwise inda n'umugaragu we witwaga Seruteganya, ndetse ashuka n'abagore b'umwami bose uko ari batatu ngo bazemeze iyo nkuru y'impuha y'uko nyirasenge ari nyirabukwe atwite, kandi cyaraziraga ko yongera kuryamana n'umugabo nyuma yo kuba umugabekazi. Muri aba bagore harimo na nyina wa Rutarindwa wagombaga kuzaba umugabekazi ari we Nyiraburunga. Hari n'aho umwami Rwabugiri yabakoranyije arababaza ati, umugabekazi ababyaye nk'uko ambyaye kuko ari nyogosenge kandi akaba na nyokobukwe, mushobora kumbwira kandi mukambwiza ukuri niba atwite cyangwa adatwite. Abagore babanza kwitsa imitima, nyuma bati aratwite rwose. Byageze n'aho Nkoronko yoshya Nzirumbanje musaza w'umugabekazi nawe arabyemeza. Ariko igitangaje kandi giteye urujijo ni uko na Karamira wa mwiru washatse kugusha Nkoronko mu mutego wo kuzatangwa na Rwabugiri yari ari ku ruhande rwe, yemeza ko umugabekazi atwite. Uyu Seruteganya ngo Nkoronko yamuzizaga ko yagabanye inyana 30 zanyazwe mu Mpororo, maze Nkoronko akazisaba uyu mugabekazi akazimwima. Ubwo Sezisoni yari amaze gushoberwa n'iyo nkuru y'uko nyina atwite, yatumye Nkoronko kumenya by'imvaho niba ari byo. Nuko Nkoronko ageze imbirima yasabye umugabekazi kumwambarira ubutuku ubusa bw'abakomeye ngo yihere ijisho. Undi ati, ndeba rwose ndi uwawe nk'uko byahoze, ntabwo nkwite barambeshyira. Ntabwo umugabekazi yari azi ko ari Nkoronko wahimbye iyo nkuru. Nkoronko ati, abantu ni babi barakubeshyira kuko ndabibonye ntabwo utwite. Nkoronko akigera ibwami yahaye umwami raporo amubwira ko umugabekazi atwite kandi ko inda ari imvutsi. Sezisoni niko guteranya abakuru ababaza ikibazo cy'amarenga yumvikana, ati, inzoka yizingiye ku munwa w'igisabo wagira ute? Nabo bati, wakubita inzoka utababariye igisabo. Abandi barimo Rwakagara bati, washukashuka inzoka n'icumu ikava ku gisabo maze ukabona kuyica, igisabo kigasigara ari gitaraga. Kuva ubwo umwami yahise yohereza ingabo imbirima zirimo abakomeye nka Nkoronko na Nyagahinga se wa Yantwari kabuhariwe mu ngangurarugo Nyiringango n'abandi ngo bajye kuzana umugabekazi maze bice Seruteganya. Bageze mu nzira benda kugerayo, abarimo Nkoronko bazi ko umugabekazi adatwite baribaza bati, nituzana umugabekazi tukica Seruteganya maze bikazagaragara ko yarenganye kandi n'umugabekazi yambitswe uruga, ntituzarushira. Ubwo bahisemo gutera mu kivunge kugira ngo napfa wo kuzamenyekana uwamwivuganye cyangwa uwatwitse urugo yari arimo. Uko biri kose ariko ntabwo Nkoronko yari kuzahonoka icyaha cy'uko yabeshyeye Rwabugiri ko inda y'umugabekazi ari imvutsi. Ubwo Seruteganya yabonaga igitero kije, yavuze n'ijwi rirenga ati, ndabizi iki gitero ninjye kije gishaka, none nimuze mutware umugabekazi wanyu maze nipfire. Ajya no mu nzu abwira umugabekazi ati, warankamiye sinabona bakwica, none sohoka bakujyane njye nipfire. Bamushyize ku ngoyi, noneho ahamagara abateye ati, nimuze mutware umugabekazi. Bahera ko bohereza batatu mu bari bateye, aribo Rwakigarama rwa Nyamushanja, Ibare rya Gihamira w'umwene Gatambira na Rutaremara mwene Ndagano w'umunyiginya w'Abaka.
ubwo ba bagabo binjira mu nzu ngo bazane Murorunkwere bahise bicwa n'abantu ba Seruteganya, kandi umuhungu we witwaga Murangira asogota inkota ingobyi yarimo umugabekazi agira ati ni umuhungu wawe utwicishije, ntawe dufite wo kuzaduhorera, none nawe pfa. Nguko uko umugabekazi yatanze ubwo abari bateye kwa Seruteganya inzu ye bayiha inkongi, apfana n'abahungu be Sebugigi, Rurangira, Mutwaracuro na Ndengera. Abari bateye batahanye ibwami inkuru mbi ko umugabekazi yazize inkota, kandi Rwabugiri yari yabihanangirije ko bagomba kwirinda ikintu cyose cyatuma hagwa. Umwami akimenya itanga rye yahise yuzura uburakari, noneho bikubitiyeho nuko yahise amenya ko nyina bamubeshyiraga abibwiwe na Rwigondo wari umuja we, ndetse n'umurambo we warabyerekanaga kuko wari ucyoswa. Ahita atangiza iperereza ngo amenye uwahimbye icyo kinyoma, ariko cyane cyane ashingira ku bamushubije ko iyo inzoka yizingiye ku munwa w'igisabo ugomba gukubita inzoka utabariye igisabo. Mu by'ukuri abo Rwabugiri yiringiragaho inama nibo bari abagambanyi. Ibi ahanini usanga ari uko batari bazi ingaruka byagombaga kugira. Nkoronko we yari yibabarijwe n'ukuntu umugore we yamusuzuguye akamwima inyana z'inzirungu akazihera Seruteganya, bisa n'ibivuze ko asigaye amumurutisha. Abandi bakuru nabo byarababaje ku buryo ari nayo mpamvu umwiru mukuru Karamira na Nzirumbanje sebukwe w'umwami ndetse n'abagore be batatu babyitabiriye. Bakaba ngo bari bazi ko nibimenyekana ko Seruteganya yurira igisasiro cy'umugabekazi azatangwa, maze ubutoni bw'intamenyekana nka Seruteganya bukagenda nk'ifu n'iheze. Byaje kugenda uko batabitekerezaga, kuko benshi barimo n'umugore w'umwami wagombaga kuzaba umugabekazi batanzwe bakica. Nzirumbanje musaza wa Murorunkwere nawe aratangwa, Karamira ndetse n'abandi bacibwa mu Rwanda. Batanzwe Nkoronko niwe wapfuye nyuma kuko inzuzi zamwimanye bitewe n'uko yari umwana w'abami babiri, Gahindiro na Nyiramavugo. Wongeyeho ko yanabaye se wa Rwabugiri. Inzuzi rero zemeje ko agomba kugwa i Burundi, bityo akaba umutabazi. Ibwami niko gutegura igitero bise icyo mu Rito kwa Rugigana, aricyo Nkoronko yagombaga gutabaramo n'ingabo ze zitwaga Inzirabwoba, maze bagera ku butaka bw'u Burundi. Abari ku mugambi bagahita bamwica, ariko Rwampembwe rwa Nkusi ya Gahindiro wari uri muri uwo mugambi aramuburira, bituma agendera kure abagombaga kumwica. Nibwo igitero cyanyaze inka gusa kiratabaruka. Ubwo Rwabugiri yari mu rugo rwe i Rwamaraba, ahahoze ari muri Musambira, ubu ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. aza kumenya ko Rwampembwe ari we wamennye ibanga, maze arabisha, ndetse urugo rwe arurindisha impunyu zari mu mutwe w'ingabo witwaga Ishabi, ku buryo na Rukangabayombe rwa Rutenderi wari usanzwe ari umutware w'urugo rwe yananiwe kurwinjiramo. Iryo terabwoba ryari iryo kugira ngo hatagira uwinjira iwe akamukuramo igitekerezo cyo gutanga Rwampembwe na nyina, kugira ngo amucishe bugufi cyane nawe yumve icyo kubura bivuze. Bitewe n'uko Rwampembwe na nyina nabo bahoze batuye Musambira hitwa Ibuharo rwa Rumacu, Rwabugiri ryohereje umugabo witwaga Rwantambuka ngo agende amuzanire Kabyaza nyina wa Rwampembwe aboshye, bityo mbere y'uko Rwampembwe apfa hakabanza nyina. Rwatambuga wari wasezeranijwe ibihembo bikomeye na Rwabugiri igihe azanye Kabyaza aboshye, yaragiye amenera Rwampembwe ibanga, ndetse amubwira ko atatinyuka kubona nyina ngo amushyire Rwabugiri. Ubwo barayeho mu nkera y'imihigo, mu gitondo bohereza abantu bata Rwampembwe ku ngoyi bamuzanira umwami. Hashize akanya Rwatambuga nawe aba arahageze. Rwabugiri abonye ko atazanye Kabyaza ko kumubaza ati nawe wabaye umugome. Rwatambuga aramusubiza ati ugushuka gukora ibyo niwe mugome. Rwatambuga yahise yicwa, nyamara Kabyaza yari yiyahuye bamaze no kumushyingura. Rwabugiri niko guhindukirira Rwampembwe aramubwira ati ubu ngiye kukuburanisha, nutsinda ndakurekura. Rwampembwe ati kumburanisha nibyo byari kubanza mbere yo kumva. None ubu isi yose yamenye ko Rwampembwe yaboshywe, nemeye kuburana ngo ndekurwe akomeza kubaho. Rwatambuga amaze gupfa ari njye azira, naba mbaye imfura mbi. Rwabugiri ahita atanga itegeko baramwica. Kubera uburyo Rwampembwe yari umuntu wubashywe cyane mu gihugu, urupfu rwe rwateye ubwoba benshi bituma biyahura. Biyahuye harimo umukecuru w'umunyacyubahiro witwaga Nyakajana bahimbye Uwantege, wahoze ari umugore wa Gahindiro wari utuye ku musozi wa Jari, akaba yari nyina w'igikomangoma Rwabika se wa Gacinya. Yiyahurana n'umugaragu n'abaja bari mu rugo rwe. Ibyo byabaye ahayinga mu mwaka w'1873, maze muri Nyakanga 1874 mu kirere cy'u Rwanda haboneka Nyakotsi bayihimba Rwakabyaza, kuko bakekaga ko ari umuzimu wa Kabyaza nyina wa Rwampembwe uteye.
Kugeza icyo gihe Nkoronko yari akiriho baramutinyiye ingabo ze zitwaga Inzirabwoba. Nyirimigabo yari yaragiriye umwami inama ko amuteye hafi ingabo nyinshi ku mpande zombi kandi zose arize. Umwami niko gukoresha uburyo bwo kohereza intumwa kuri buri ngabo yo mu Nzirabwoba ngo yibwire iti kuva kera umwami yifuje ko uzaba mu ngabo ze z'ingangurarugo, none ndagira ngo umbwire icyo ubitekerezaho mbone icyo njya kumusubiza. Byageze igihe Inzirabwoba hafi ya zose ziva kuri Nkoronko, asigara yigunze iwe Ingoma Nyagisozi ahahoze ari komine Mugina, kandi umwami amushyiraho abantu bamurinda ngo adacikira i Burundi. Ariko muri icyo gihe Rwabugiri yari yaratabaye i Butembo, aza gutabaruka ajya mu rugo rwe i Rubengera. Nkoronko arabimenya, yigira inama yo kumusangayo ngo azagwe ibwami ku mugaragaro aho kuva mu rugo nk'imbwa. Ubwo yari agituruka Ingoma ageze ku wundi musozi, abona urugo rwe baruhaye inkongi kugira ngo bamwereke ko abatasi b'ibwami bamucungira hafi. Nkoronko ageze i Gishwero ahahoze ari muri komine Mushubati, ahahurira na Mbonyuwontuma mwene Murengezi umutware w'Imvejuru atabarutse ku rugamba i Butembo. Aramufata aramurarana, ahita atuma i Rubengera ko afashe Nkoronko. Ibwami bamutegetse ko ajya kumutsinda Inkotsi na Bikara mu karwa kari mu Kanyaru mu ruhande rwerekera i Burundi. Ubwo Nkoronko yagombaga gupfana n'abahungu be bose uretse uwitwaga Ndangamyambi wababariwe n'ibwami kugira ngo azajye aterekera abazimu b'iwabo. Abapfanye na se ni abahungu be Rukangankangwe, umwe Rwogera yahaye Nkoronko, nawe akamuha Rwabugiri wari ukiri Sezisoni igihe baguranaga abana. Undi ni Megamakondo, akaba Mesa Rubango, Kibuje na Ntizimurinda. Ubwo bari bajyanye Nkoronko aho agomba kwicirwa, yatumyeho ibwami ko niba batishe Mbonyuwonkunda watinyutse kumushyira ingoyi ku maboko, u Rwanda ruzagerwaho n'amahano akomeye. Muri uko kwezi umutware Mbonyuwonkunda yaratanzwe arapfa kugira ngo adateza amakuba mu gihugu. Ubwo kuko Nkoronko wari warifurijwe na Rwogera kuzatangwa n'umwami uzamukurikira, yatanzwe hashize imyaka isaga 20 yose, akaba ari nawe wa nyuma bagombaga guhorerwa umugabekazi wari umaze imyaka isaga 10 atanze. Ikindi nuko Nkoronko ari we wari usigaye mu bahungu ba Gahindiro. Ndira wowe kiri ku Ndongozi TV kuko wemeye gukora subscribe, turebere hamwe ubutwari bwa Rwabugiri. Rwabugiri yabaye umwami w'ikirangirire n'igihangange, atsinda amahanga mu bitero byose bigera kuri 16 yagiye agaba. Ni nawe mwami wagaruriye u Rwanda ibihugu byose byahoze bitegekwa na Gihanga. Ikindi kandi nuko nakubwira ko Rwabugiri yatanye mu mitwe n'abarwanishaga imbunda mu nkore mu gitero cyiswe icy'imigogo, arabatsinda. Ngibyo ibigwi by'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Ese iherezo rya Rwabugiri ryabaye irihe? Umwami Rwabugiri yabaye umwami ukomeye, ariko nta byera ngo de, kuko amakosa yakoze yagiye akurikirana ingoma ye. Yishe amategeko yo kubwiru, bituma urubyaro rwe rwiyishyura amaraso yabo. Abiru bavugaga ko iyo abavandimwe barwaniye ingoma, rwaba ari urubanza rusumba abantu. Icyo gihe baburanira Imana bakoresheje imiheto, Imana yemeye agatsinda. Dore amakosa 5 yakoze, ari nayo yatumye habaho intambara yo kurwanira ingoma ku Rucuncu. Yimitse Rutarindwa kandi atari umwana we bwite, ahubwo ari uwa Gacinya ka Rwabika mwene Yuhi Gahindiro. Kandi ubwiru bwaravugaga ko umwami ari we ugomba kubyara undi mwami, ukongera kuko umwami yibyaraho umwami umwe. Rutarindwa yari umwuzukuru wa Gahindiro, ntabwo yari uw'umwami uri ku ngoma. Ubwiru kandi bwateganyaga ko nyina we ugiye kwimikwa, iyo yapfuye atorerwa undi mubyeyi w'umugore ujya mu cyimbo cya nyina, akaba nyina w'umutsindirano, kandi yagombaga kuba uwo mu muryango wa nyina. Urugero, Ndabarasayima nyina Rwesero yari yarapfuye, maze atorerwa umugabekazi w'umutsindirano witwaga Nyiratunga. Uko se na nyina Rwesero bavaga indimwe na nyina wa Nyiratunga. Rwabugiri rero yatoreye Rutarindwa umugabekazi utari wo mu muryango wa nyina, kuko nyina yari umukonokazi, kandi Kanjogera wabaye umugabekazi yari umwegakazi. Ubwiru bwateganyaga ko umugabekazi w'umutsindirano agomba kuba adahekeye umwami umwana w'umuhungu. Rwabugiri yatoreye Rutarindwa Kanjogera kandi afite umuhungu yabyaranye n'umwami ari we Musinga. Rwabugiri kandi yatumye baramube ari bo Kabare na Ruhinankiko bamenya ubwiru, kandi cyari ikizira ko umuntu w'umuryango w'umugabekazi cyangwa umuvandimwe w'umwami abumenye. Ikindi nuko Rwabugiri yimitse Rutarindwa ngo bimane, kandi umuhango nk'uwo wari wemerewe abami bitwa Bakirima ndetse na Mutara gusa.
Rwabugiri ubwo yakoraga ibi, abiru bamugiriye inama ko ibyo akora ari amakosa arabananira. Umwiru umwe witwaga Bibenga yahise avuga ko atazongera kubonana na Rwabugiri, ahita ava ibwami yigira iwe ntiyagaruka. Yavugaga ko nta mwami w'amanyanga. Rwabugiri umutima waramuriye, amutumaho intumwa ngo azibwire icyo atekereza iyimikwa rya Rutarindwa. Kubera ko umwiru yari afite ubudahangarwa, yahise azituma ngo zibwire Rwabugiri ziti mbere wari Kigeli cya Rwogera, none ubu uri Kimari cya Rurenge. Kimari yamugereranyije nawe ni umwami wa nyuma y'ingoma y'Abasinga, se akaba yari Rurenge wakoze amakosa ku ngoma ye bituma ingoma y'Abarenge ihirima. Mu by'ukuri Rutarindwa ntabwo yari yemewe n'itegeko nshinga ryagenderwagaho icyo gihe ari ryo Bwiru, kandi ryo ntabwo ryicwaga ngo biciraho kuko ryari rifite imbaraga z'ingengakamere. Iyo urebye ukuntu Rutarindwa yari afite amahirwe yo kunesha intambara akirangaraho, ukareba ukuntu yari yararwaye amavunja yishimisha urujyo, akaba yari yaranatangiye kubyibuha birenze urugero ku buryo yihagarikaga mu nzu abonye ko ingoma yamurashe. Byongeye ko yatsinzwe intambara, bigaragara ko Imana itamuhisemo. Ubwo Rutarindwa yimikwaga wa 22 Ugushyingo 1889, habayeho ubwira kabiri bwatwikiriye aka karere, ariko ni nako ubwira kabiri bw'ingoma Nyiginya. Iyo ngoma yagombaga kwinjira mu ntambara yo ku Rucunshu nyuma y'imyaka 7, aho ingoma yitwaga Icyumwe, igihugu cy'umuntu umwe, yakongokanye na Rutarindwa, naho Karinga yari yaratangiye gufatwa n'umuriro ko yahiye igisembe, bakabari barayarura bayizimisha amata. Kuva Icyumwe yashya na Karinga igashya igisembe, igihugu nticyongeye kuba Icyumwe, cyabaye cya benshi n'abazungu barimo, ndetse bigeza kuba aribo bafite uruhare runini ku cyahoze ari Icyumwe. Rutarindwa yaje gutanga atwikiwe mu nzu ku Rucunshu hamwe n'abandi bari kumwe nawe, niho hakomotse imvugo ngo byacitse. Bakoreshaga berekeza kuri iyo nkongi yakongoye ibintu bigacika ku musozi wa Rucunshu mu Marangara hafi y'Ishyogwe ku musozi wa Rukaza. Ni ukuvuga ko byahindutse ivu hari mu Gushyingo Ushyingira Ukuboza mu mwaka w'1896. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, ngutegurira nifashishije ibyo ku ngoma z'abami b'u Rwanda binyuze ku muzi w'Abasuka. Ni igitabo cya Nyirishema Celestin yasohoye mu mwaka w'2008. Ngushimiye kudahwema kubana n'Indongozi TV umunsi ku munsi, nkwibutsa gukora subscribe. Nitwa Nkurunziza Jean Baptiste, nyakugira ubutangwa akomeza bareba icyoroshye mwishyukwe mu Rwanda.